Umugabane wa Afurika ufite zahabu nyinshi, diyama nyinshi, peteroli nyinshi, ubutaka bwera ndetse n'urubyiruko rwinshi kurusha ahandi henshi ku isi. Gusa ikibazo cyakomeje kwibazwa ni cya kindi, kuki abaturage benshi ba Afurika bagikennye? Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu Afurika ikiri inyuma mu iterambere nyamara ifite ubutunzi bwinshi kurusha imigabane yose yo ku isi. Ikiganiro Sobanukirwa. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa. Usobanukirwe isi mu buryo bworoshye. Iki kiganiro ugisanga kuri YouTube channel yitwa Wii-Explained. Muhawe ikaze. Iyo tuvuga Afurika tuba tuvuga umugabane ugizwe n'ibihugu 54, abaturage barenga miliyari 1.4 ndetse n'umutungo kamere munini cyane. Afurika ifite hafi 30% by'umutungo kamere isi yose ifite. Nanone ifite amabuye y'agaciro menshi cyane nka zahabu, diyama, cobalt, uranium, lithium ndetse n'andi menshi cyane akenerwa ku isi by'umwihariko mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Gusa ibi ntabwo ari bishye cyane kuko mu binyejana byinshi byashize Afurika yari isanzwe ari umwe mu migabane ikize cyane ku isi. Mbere y'ubukoloni muri Afurika hari ubwami bwa Mali, ubwami bwa Senegal, ubwami bwa Congo ndetse n'ubwami butandukanye bwari buzwiho cyane ubucuruzi ndetse n'ubukungu bukomeye. Umwami Mansa Musa wo mu bwami bwa Mali afatwa nk'umwe mu bantu bakize cyane babayeho mu mateka y'isi. Mu rugendo rwe rwo kujya i Maka mu mwaka w'1324 yatwaye zahabu nyinshi cyane. Muri urwo rugendo izo zahabu yatwaye yagiye akoresha inzira zose zikaba zaragize ingaruka zikomeye cyane ku giciro cya zahabu mu bice bimwe na bimwe by'isi. Ariko ibintu byatangiye guhinduka cyane kuva mu kinyejana cya 15 igihe ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi byatangiraga kugera muri Afurika. Mu ntangiriro haje ubucuruzi bw'abacakara bwamaze imyaka irenga 400. Miliyari nyinshi z'abanyafurika bajyanywe ku gahato muri Amerika no mu Burayi. Umuhanga mu by'amateka Walter Rodney yanditse mu gitabo How Europe and Developed Africa agira ati, African helped Europe at the same time Europe and developed Africa. Ibi bisobanura ko umutungo n'imbaraga byakuwe muri Afurika byafashije cyane kuzamura ubukungu mu bihugu by'i Burayi aho kugira ngo bizamure Afurika ubwayo. Nyuma yaho haje ubukoloni. Mu nama yabereye i Berlin yabaye hagati y'umwaka w'1884 ndetse n'1885, ibihugu byinshi by'i Burayi byigabanyije Afurika bitabanje kubaza abaturage baho. Imipaka myinshi y'ibihugu bya Afurika ikoreshwa n'uyu munsi byashyizweho icyo gihe. Abakoloni bubatse imihanda, ibyambu ndetse n'imihanda ya gari ya moshi. Ariko nk'uko umunyamateka Martin Mardif abisobanura mu gitabo The Light of Africa, ibikorwa remezo byinshi byari bigamije koroshya isohoka ry'umutungo kamere wavanwaga muri Afurika ujyanwa muri ibyo bihugu by'i Burayi. Mu gihe ibihugu bya Afurika byatangiraga kubona ubwigenge hagati y'umwaka w'1950 n'1980, ibihugu byasigaye mu bibazo bikomeye cyane. Byari bifite umutungo kamere mwinshi ariko bidafite inganda, ikoranabuhanga n'ibigo bikomeye byari kuwongerera agaciro. Uwabaye perezida wa Ghana Kwame Nkrumah yigeze kuvuga ati, Neocolonialism is the most form of imperialism. Yasobanuraga ko nubwo ubukoloni mu bya gisirikare bwari burangiye, uburyo ibihugu bikize byakomeje kugenzura ubukungu bwa Afurika byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Raporo z'umuryango w'abibumbye mu by'ubucuruzi n'iterambere, The United National Conference on Trade and Development, zigaragaza ko Afurika ikomeje kugira umutungo ukomeye cyane ukenerwa mu ikoranabuhanga ryo muri iki gihe, cyane cyane cobalt, lithium ndetse n'andi mabuye y'agaciro akaba yifashishwa mu gukora imodoka z'amashanyarazi, telefone ndetse na mudasobwa. Gusa ikibazo kigakomeza kuvuka ari cya kindi, niba koko Afurika ifite abaturage benshi ndetse n'ubutunzi bwinshi,
kuki abaturage baho benshi bagikomeje kutagirirwa umusaruro n'ibyo bintu byose bihari? Nyuma yo kubona ubwigenge, abaturage benshi bo muri Afurika bari bafite icyizere cy'uko ubutunzi bwabo ndetse n'ubukungu bwabo bigiye kwiyongera. Gusa ibyo byari bitandukanye n'uko ibintu byari bigiye kugenda. Mu mwaka w'1960 n'1970, ibihugu byinshi bya Afurika byakomeje kohereza hanze amabuye y'agaciro, ikawa, kakao, ipamba ndetse na peteroli, ndetse bakabyohereza bikiri bibisi bitaratunganywa. Ikibazo ni uko ibyinshi muri ibyo bicuruzwa byoherezwaga hanze bitarongererwa agaciro. Urugero, igihugu gishobora kohereza toni za kakao ku isoko mpuzamahanga ku giciro gito cyane, hanyuma izo kakao zigahindurirwamo shokora bikorewe i Burayi cyangwa muri Amerika. Izo shokora zikagurishwa ku giciro gikubye inshuro nyinshi cyane icyo za kakao zari zagurishijweho. Ibi bivuze ko amafaranga menshi ava mu mutungo wa Afurika akomeza gusigara mu bihugu bikora inganda. Umuhanga mu by'ubukungu Dambisa Mayo yagaragaje ko muri DAID ko ibihugu byinshi bya Afurika byakomeje gushingira mu kohereza ibikoresho bitaratunganywa ngo byongererwe agaciro aho kugira ngo bibe ari ibikoresho bitunganyijwe. Mu myaka yakurikiyeho haje ibibazo bijyanye na politiki. Hari ibihugu byinshi byahuye na za kudeta, intambara z'imbere mu bihugu ndetse na ruswa ndetse n'ubuyobozi butari bwifashe neza. Nanone amafaranga yagendaga ava mu mitungo kamere, amenshi ntabwo yageraga ku baturage nk'uko byabaga byitezwe. Umunyamakuru Tom Burgess yanditse igitabo The Looting Machine ko mu bihugu byinshi bikungahaye ku mabuye y'agaciro, umutungo kamere akenshi uhinduka nk'umuvumo aho kugira ngo ube umugisha. Abahanga bakaba babyita resources curse cyangwa umuvumo w'umutungo kamere. Ibi bivuga ko igihugu gishobora kugira umutungo mwinshi cyane ariko abaturage bacyo ntibawugirirwemo inyungu kubera ruswa, imiyoborere itari myiza cyangwa inyungu z'amahanga. Urugero ruzwi cyane ni peteroli. Afurika ifite bimwe mu bihugu bikungahaye cyane kuri peteroli ku isi, ariko hari aho abaturage benshi cyane bagikennye nubwo ibihugu byinjiza miliyari nyinshi z'amadolari buri mwaka biyakuye muri izo peteroli. Ikindi kibazo gikomeye ni imyenda. Mu myaka y'1980 ibihugu byinshi byo muri Afurika byari bifite imyenda minini cyane byagiye bifatirwa cyangwa bihabwa n'amabanki akomeye cyane, amabanki mpuzamahanga. Banki y'isi ndetse na banki ishinzwe iby'iterambere International Monetary Fund byasabye ibihugu byinshi gukora impinduka zikomeye mu by'ubukungu kugira ngo bibashe kubona ubufasha. Hari aho izi gahunda zagiye zifasha ibyo bihugu, ariko hari n'ahandi zatumye serivisi zimwe na zimwe za leta zigabanuka cyane cyane mu bijyanye n'uburezi ndetse no mu buzima. Mu gihe Afurika yari ihanganye n'ibibazo bikomeye nk'ibyo, ibihugu byinshi byo muri Aziya nka Korea y'Epfo, Singapore ndetse n'Ubushinwa byo byatangiye gushora imari cyane mu burezi, ikoranabuhanga ndetse no mu nganda. Mu myaka mike gusa ibyo bihugu byahindutse ibihangange mu by'ubukungu bw'isi. Icyo gihe Afurika yo yakomeje kohereza hanze umutungo kamere utarongererwa agaciro, ibyitwa raw materials. Nk'uko Likwaniye nigeze kubivuga agira ati the wealth of nation lie in the people. Mu yandi magambo yarashatse kuvuga ko umutungo kamere ubwawo udahagije, ahubwo ko iterambere rishingira cyane ku bumenyi, ikoranabuhanga ndetse n'imiyoborere myiza. Uyu munsi Afurika ikomeje kuba isoko rikomeye cyane ry'amabuye y'agaciro akoreshwa ku isi. Urugero, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitanga igice kinini cyane cy'ibuye ry'agaciro ryitwa cobalt rikoreshwa muri batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi. Nyamara ibice byinshi bicukurwamo ayo mabuye biracyafite ibibazo by'ubukene n'ibikorwa remezo bidahagije. Ibi nibyo bituma abantu benshi bibaza bati niba koko Afurika iri kungukira mu mitungo kamere yayo,
ni gute hakirimo ibibazo nk'ibi by'ubukene? Nyuma yo kuvuga ku mateka n'uko ibintu byagiye bikurikirana, reka tugaruke ku mpamvu nyamukuru zagiye zituma Afurika ikomeza gusigara inyuma mu iterambere nubwo ifite imitungo kamere myinshi. Icya mbere nyamukuru kibitera ni ukuba Afurika ikomeza kohereza hanze imitungo itarongererwa agaciro. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane ni uko Afurika ikomeza kubikora kenshi cyane, ikohereza imitungo kamere ariko itabanje kuyongerera agaciro, urugero nka zahabu, diyama, cobalt, lithium, kakao ndetse n'ikawa ndetse na peteroli. Ibi byose byoherezwa hanze bitarongererwa agaciro. Ibihugu bikize nibyo bibitunganya bikabihindura ibicuruzwa bifite agaciro kanini, hanyuma bikongera kubigurisha ku isoko mpuzamahanga. Umuhanga mu by'ubukungu Hajun Chen yigeze kuvuga ati, "Rich country did not become rich through free trade alone, they built industry." Aha akaba yarashatse gusobanura ko iterambere ry'ibihugu byinshi ryaturutse mu kubaka inganda mbere yo kwinjira mu miryango mpuzamahanga. Mu bihugu bimwe amafaranga ava mu mitungo kamere ntakunze kugera ku baturage bitewe n'uko ibyo bihugu biyobowe. Hari aho amafaranga menshi yinjira ariko ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro ndetse n'imihanda bikaguma biri inyuma, nta terambere bigeraho. Uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Kofi Annan yigeze kuvuga ati, "Good governance is sharp the single most important factor in eradicating." Ati iyo imiyoborere ari myiza, umutungo kamere uba umugisha, ariko iyo ari mibi nabyo biba ikibazo. Mu kinyejana cya 21 igihugu gikize kurusha ibindi ku isi ntabwo aricyo cyari gifite zahabu nyinshi gusa, ahubwo nicyo cyari gifite ubumenyi bwinshi. Uyu munsi amasosiyete akomeye nka Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, aya yose yunguka cyane bidatewe n'imitungo kamere, ahubwo bitewe n'ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi bishyirwa mu kubaka izi nganda. Aha niho Afurika ikeneye gushora imari cyane kurusha ibindi bintu byose. Nyuma y'ibi byose ingaruka zakomeje kuba nyinshi cyane kurusha uko abantu babitekerezaga. Nubwo Afurika ifite umutungo mwinshi, abaturage benshi baracyahanganye n'ubukene. Raporo za banki y'isi zigaragaza ko igice kinini cy'abaturage bakennye cyane ku isi ari icy'abaturage baba muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Nanone ibihugu byinshi bigirwaho ingaruka n'ihindagurika ry'ibiciro ku mutungo kamere ku isoko mpuzamahanga. Iyo ibiciro bya peteroli cyangwa amabuye y'agaciro bigabanutse, ubukungu bw'ibyo bihugu nabwo buhita bugabanuka. Nanone ni ikibazo gikomeye cyane kuba isi yose ikomeje kwishingikiriza kuri Afurika. Cobalt, lithium, uranium n'andi mabuye menshi akenerwa mu gukora imodoka z'amashanyarazi, telefone ndetse na AI, ibi byose biva muri Afurika. Mu buryo butangaje rero bigaragara ko ejo hazaza h'ikoranabuhanga ryo ku isi hashobora gushingira cyane ku mitungo yo muri Afurika. Nubwo ibi byabaye byasaga nk'intangiriro, kuko uyu munsi hari ibimenyetso byinshi cyane byerekana ko Afurika ishobora kuzahindura amateka yayo. Urubyiruko rwa Afurika nirwo ruri kwiyongera vuba cyane kurusha ahandi ku isi. Raporo za banki ishinzwe iterambere rya Afurika, African Development Bank, zigaragaza ko mu mwaka wa 2050 umwe mu bantu 4 bazaba batuye ku isi ashobora kuzaba ari umunyafurika. Ibihugu byinshi biri gushora imari mu ikoranabuhanga, ubuhinzi bugezweho, ubucuruzi ndetse n'inganda, ndavuga muri Afurika. Hari kandi gahunda ya African Continental Free Trade Area igamije koroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika no kubaka isoko rinini kurusha andi menshi yo ku isi. Umunyemari Aliko Dangote yigeze kuvuga ati, "Africa is next frontier."
Aha rero niho abasesenguzi benshi bakomeje kwemeza ko niba koko Afurika ishobora gushora imari mu burezi, ikoranabuhanga ndetse n'inganda, ishobora kuzahinduka imwe mu nkingi zikomeye mu bukungu bw'isi mu myaka iri imbere. Muri iki kiganiro twabonye ko Afurika nubwo ikennye ifite umutungo kamere mwinshi cyane. Nanone twabonye ko ubukoloni, imiyoborere ndetse no kutongerera agaciro imitungo kamere aribyo byagiye bituma Afurika idindira mu iterambere. Nanone twabonye ko ahazaza ha Afurika hashobora kuzahinduka cyane binyuze mu burezi ndetse no mu ikoranabuhanga ndetse no kubaka inganda nyinshi. Nk'uko Nelson Mandela yigeze kubivuga agira ati education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mu yandi magambo ati uburezi niyo ntwaro y'ibanze ishobora guhindura uko dukoresha isi. Ibi yavuze bikaba byigisha ko umutungo kamere wonyine uba udahagije kugira ngo igihugu kigere ku iterambere. Iterambere nyaryo riba rishingiye ku bumenyi, ikoranabuhanga, imiyoborere myiza ndetse n'ubushobozi bwo guhindura umutungo kamere mwo ibicuruzwa bifite agaciro. Si ibyo gusa kuko ibi ni isomo rikomeye cyane kuri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Niba wakunze iki kiganiro cya none cyitwa Sobanukirwa, ushobora gukanda subscribe kuri ino chaîne ya YouTube yitwa Wii-Explained. Jye wumvaga nitwa Diedone. Mugire ibihe byiza.